twongeye kubasuhuza abakurikiye ibyahishuwe Media TV. Ibyahishuwe Media TV turabakunda cyane, tuba duhari ku bwanyu. Ibyahishuwe Media TV tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana, tugasura abakozi b'Imana batandukanye bakagira ibyo batuganiriza. N'uyu munsi rero ntago tuba twicaye, hariho twagiye gusura. Ariko nanone Ibyahishuwe Media TV dukomeza kubibutsa gukanda subscribe, like, comment ndetse musangiza n'inshuti zanyu za kure na hafi. Reka tumubahe abasuhuza. Turabasuhuje mwiriwe neza kandi Yesu nashimwe. Reka akomeze gahunda yose tuyishyire mu biganza bye, atubwire icyo duhishiye kuri uyu munsi wa none. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Tutaraganira reka mbanze mbibwire. Amazina yanjye nitwa Izabayo Elia, ndi umusore. Nkunda Imana n'abantu bayo. Hanyuma ndi umukristo ndakijijwe. Nyanira muri ADPR mu Kiyovu. Nishimira Imana cyane mu mutima wanjye kuko Imana yangiriye neza. Nejejwe no kubana namwe rero muri aka kanya dufite ko kuganira ijambo ry'Imana. Muri iki gihe dukeneye kumva ijambo ry'Imana kuko abantu benshi bafite ibintu barimo, bafite ibintu bahugiyemo, dore ko turi no mu ntambara y'isi ari ikomeye cyane y'icyorezo cya COVID-19. Nta kindi dukwiriye rero uretse kumva ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi rero nabateguriye ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, rinejeje umutima wanjye kandi natekerejeho nsanga ni ijambo ryiza cyane ridukwiriye. Iri jambo tugiye kuganiraho ni ijambo turi busange muri Bibiliya. Ku bantu bafite Bibiliya ahantu bari, ndibwira ko kuri ubu ngubu nta n'abantu batakigira Bibiliya kuko muri telefone zisigaye zirimo kandi rwose zisobanutse. Mwazifata hanyuma tugasoma ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryanditse mu gitabo cy'ibyo ku ngoma. Ni igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma. Turasoma ijambo ry'Imana rihari, riri mu bice 4. Turasoma umurongo wa 10 wonyine. Iri jambo tutararisoma, reka mbanze ndihe umutwe tutararisoma uraza kurigeraho uryumve. Ni amasengesho afite intego kandi yuzuye impinduka. Amasengesho afite intego kandi yuzuye impinduka. Reka dusome iri jambo rero. Ni igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ni ibice 4. Turasoma umurongo wa 10. Hanyuma ni ijambo rivuze ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati, icyamukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yayisabye. Mwakire ijambo ry'Imana. Ahangaha ni umwana witwa Yabesi. Yabesi mama wamutwite yahuye n'intambara nyinshi cyane, ahura n'ibibazo bikomeye. Arangije amubyaye amwita Yabesi. Yabesi bisobanura umunyamibabaro. Hanyuma rero Yabesi amaze kuvuka yitegereza ukuntu yavutse, areba imibabaro yavukiyemo. Amaze kureba iyo mibabaro ahitamo kwinginga Uwiteka, ayoboka inzira yo gusenga. Nakubwiye ngo ni amasengesho afite intego kandi yuzuye impinduka. Yabesi yasenze iri sengesho afite intego yo kugira ngo Uwiteka amumare umubabaro. Impamvu nuko yari yarahuye n'imibabaro. Mama wamutwite yahuye n'imibabaro myinshi cyane, ararwanywa, ahura n'intambara, ibibazo bimubana byinshi. Hanyuma avutse abwirwa amateka y'ubuzima bwe. Amateka y'ubuzima bwe amutera kuzura isengesho ryo kwinginga Imana. Niho yahereye yinginga Uwiteka, aramubwira ngo Uwiteka undinde ibyago ntibimbabaze kandi rwose umpumugisha. Alleluya. Muri iki gihe rero ndashaka kukubwira wowe inshuti yanjye ukurikiye ijambo ry'Imana kugira ngo ugire intego mu bihe byawe byo gusenga. Ubu ngubu uri mu rugo, ubu ngubu ufite uburyo bwo kubana n'abantu murimo murasenga hirya no hino, cyangwa igihe wicaye mu nzu yawe urimo gusenga. Ntugapfe gusenga gusa ngo nuko bisanzwe. Ntugapfe gusenga gusa ngo nuko ari byo bifite umumaro muri iyi minsi. Ntukumve ngo abandi basenze ngo nawe ugende. Haleluya. Ahubwo jya usenga amasengesho afite intego kandi jya usenga amasengesho yo gusaba umugisha. Jya usenga amasengesho wisabira umugisha, ujye wihanurira umugisha, ujye wihanurira umunezero, ujye wihanurira ibyishimo, ushingiye ukuntu wavutse, ushingiye ukuntu ushaka kumera muri iki gihe, muri iki kinyejana turimo.
ntusenga amasengesho nakwita nk'ay'ubupfapfa, ntusenga amasengesho yo kuboha abantu, haleluya, ntusenga amasengesho yo kwica abantu, ngo mana ngo umurozi undoga ngo ndasaba apfe, ngo yimuke, ngo agende, ngo ashwiragire, hoya. Ahubwo senga isengesho uvuga uti Mana ndagira ngo unyagurire imbago hirya no hino, untandukanye n'umuryango w'iwacu, wibuka ahantu uvuka, wibuka abo mubana, usabe umugisha ku Mana, usabe neza iyi Mana, ubwira Imana uti Mana mpumugisha nzaruta abantu dukorana, mpumugisha mu kazi nigizwe imbere, mpumugisha mu bavandimwe tuvukana b'umuntu w'umumaro, mpumugisha mu baturanyi duturanye b'intangarugero kandi mb'inyangamugayo kubarusha, mpumugisha ubwenge butandukanye n'ubw'abandi bantu bafite, haleluya. Imana yo mu ijuru ishimwe, kuko Yabesi we yagize iyerekwa ryiza, asenga Imana ntiyasenga avuga ngo Mana ngo mama yarababaye, ngo ubwo yababaye ngo uzampe kumuhorera, hoya. Ahubwo yarasenze aravuga ngo Uwiteka umpumugisha kandi ibyago ntibimbabaze, abwira Imana ngo intambara mpura nazo ntizimbabaze, bigeragezo ncamo ntibimbabaze. Imana yo mu ijuru ishimwe. Arangije kandi asaba Imana ngo ukuboko kwawe guhorane nanjye, ukuboko kwawe kungumeho. Inshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo nta kintu na kimwe gishobora guhindura umugambi w'Imana kuri wowe. Nagira ngo nkubwire ngo umurozi naho yakuroga, naho yaguhiga ate, ntabwo ushobora kugushobora, ahubwo wejya imbere y'Imana ujyanye iyerekwa ryiza, jya imbere y'Imana ujyanye ubuhanuzi bwiza. Imana yo mu ijuru ishimwe, haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo jya ubwira Imana iby'iterambere kandi ujye usaba Imana umugisha, ntugasaba Imana umugisha ibibi ku bandi, ntugasaba Imana ngo Mana ngo runaka ngo yarambabaje, ngo none ubwo yambabaje ngo nawe mubabaze, hoya. Ahubwo ubwira Imana uti Mana nubwo bimeze bityo ariko mpumugisha, nyuzuza umunezero, nyuzuza ibyishimo, nyambika imbaraga mbashe kunezerwa. Ndagusaba kugira ngo unteze intambwe, ibyago n'amakuba ntibimbabaze. Ndagusaba kugira ngo unyagure mu bihe bikomeye, nk'umugisha mu ntambara, unyambike imbaraga, haleluya. Imana ishimwe. Bwira Imana igira ukuntu ikugenza gutandukanye n'uko abandi bantu bari. Yabesi arasenga, yuzura umwuka wera, yumva yuzuye imbaraga. Nagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, ntukazamuka umusozi ugiye gusenga ngo uzamukane amabuye, ngo wikorere amabuye, ngo nugera ku musozi ubwire Imana uti Mana uyu murozi runaka ndamujugunye munsi y'umusozi, kumujugunya bari kumujugunya, hoya. Ahubwo zamuka umusozi ubwire Imana uti Mana nzamutse umusozi, mpumugisha, nyagurira imbago, ngirira neza, nyuzuza umwuka wera, imbaraga zinesha ibyaha, magutunga ntunganirwe, mpubukire, mpumunezero. Ubwire Imana uti Mana ibyago ntibimbabaze, Satani nandwanye, ume kumunesha, ibyaha nibiza. Amen, amen. Imana ishimwe. Bakristo bagenzi mujye mu gihugu cyo mu ijuru, nimusabe Imana umugisha. Dusenga usaba Imana umugisha, ntugasenga usaba Imana ngo abantu bagirirwe nabi, ntugasenga usaba Imana ngo umurozi napfe, ntugasenga usaba Imana ngo umuntu niyimuke, hoya. Ahubwo ujye usaba Imana umugisha. Ntukabwire Imana ngo Mana ngo runaka ngo yansetse, ngo yamwaje, ngo none ngo ubwo yamwaje ngo umusure, ngo urare ngo umuniga, ngo urare umujwigiza, hoya. Ahubwo ubwire Imana uti Mana iri joro nsura, iri joro ngwino mpiyerekwa, mpishurirwe iby'iminsi n'ibihe. Usenga Imana ubwire uti Mana ngwino ubane nanjye, ngwino unyambike imbaraga, uneze intambwe, unyagure. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe cyo gusenga ntugite mu bintu bidafite umumaro, ahubwo igihe cyawe cyo gusenga senga wihanurira, senga wiyaturaho ibintu by'umugisha, senga wiyaturaho ubukire, senga wiyaturaho ubuzima butarwara, ubuzima butuzuye intambara, ubuzima butuzuye ubukene, ubuzima butarimo ubushomeri, bari ko wihanurira. Nusengera n'uwo muntu runaka, ugiye gusengera inshuti yawe, ntuyisengere ibibi ngo Mana ngo yaranyanze, ngo nta nkunda, ngo none ngo atankunda, ngo bigenze utya, hoya. Ahubwo ubwira Imana ngo Mana uyu muntu nubwo atankunda ariko mu mutima w'urukundo, haleluya. Mubwire Imana uti mu mutima w'urukundo ankunde, dukundane, tubane, dusangire. Usaba Imana umugisha, haleluya, haleluya, haleluya. Kandi nubona ugeze mu ntambara, tubwire Imana uti Mana izi ntambara zije kuko wabisuzumye, zije kuko wabirebye neza, zije ahantu ndi kuko wabitekereje. Ubwire Imana uti Mana izi ntambara ntizimbabaze, izi ntambara ntizimbabaze, ko hari abantu bajya bababazwa n'intambara, intambara zikabababaza, bamara kubabara bagasubira inyuma, bagacika intege, bakavuga ngo ntago twari tuzi ko izi ntambara zabaho, ntago twari tuzi ko runaka yakora ibi ngibi, hoya. Ahubwo ujye usenga Imana, ubwire Imana uti Mana izi ntambara ntizigire gute, ntizimbabaze. Kandi nusenga ujye ubwira Imana uti Mana ukuboko kwawe kumporeho, saba ukuboko kw'Imana guhorane nawe.
inshuti yanjye, saba ukuboko kw'Imana guhorane nawe mu mirimo yose ukora. Bwira Imana igumane nawe mu kazi kawe, uri mu kazi urimo gukora. Ntugasabe ngo Mana ngo nteze intambwe ngo abandi basigare inyuma, ngo hagire abantu bava mu mwanya nk'ujye muhoya. Ahubwo bwira Imana uti Imana, ukuboko kwawe niguhorane nanjye, ukuboko kw'Imana niguhorana nawe, Imana izaguteza intambwe na wa muntu agihari. Imana ishimwe. Ukuboko kw'Imana niguhorana nawe, Imana izakwagura na wa muntu akiri aho bugufi. Imana yo mu ijuru nishimwe. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe mufite igihe cyo gusenga no kubana n'Imana. Muri iki gihe abantu bari mu rugo, muri iki gihe abantu akazi kagabanyutse, muri iki gihe insengero nyinshi zitarafungurwa, muri iki gihe abantu bari mu bintu byinshi cyane by'uruhererekane. Ndagira ngo nkubwire ngo nujya usenga, jya usenga amasengesho afite intego. Senga amasengesho afite intego kandi yuzuyemo impinduka. Senga amasengesho yo gusaba umugisha. Umuntu wese usengeye ntumwifurize nabi, ahubwo usengera umuntu umwifuriza umugisha, kandi ujye usaba umugisha, usabe ko ukuboko kw'Imana kugumana nawe. Igihe abantu badahari, bwira Imana igumane nawe. Hanyuma iri jambo nari gusubiriramo umutwe waryo, nakubwiraga ngo dusenga amasengesho afite intego kandi yuzuye impinduka. Imana yo mwijijwe umugisha. Mwebwe muduteze amatwi, nimukomeze gutekereza kuri iri jambo kandi mukomeze kubana n'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwira Imana iguha umugisha, iyatureho umugisha, iyatureho ubuzima, iyatureho gukira indwara, iyatureho kubona ubutunzi, iyatureho kwaguka, iyatureho kuruta abandi bantu muturanye, iyatureho kuba inyangarugero, iyatureho kuba intangarugero kandi uba inyangamugayo igihe cyose. Imana ishimwe. Hanyuma rero bene data, bakunzi b'umusaraba, mwari mukurikira ijambo ry'Imana, nakubwiraga ngo mu cyiciro cyawe jya usenga Imana uyisaba umugisha, kandi jya usenga Imana uyisaba kugirirwa neza. Ntugasenga amasengesho yo kwica abantu, ahubwo jya usenga amasengesho yo kuzura abantu. Ntugasenga amasengesho yo guhemukira abantu, ahubwo usenga amasengesho yo kubona ineza y'Imana ku bantu. Hanyuma rero murakoze cyane kuba mwari mukurikiye iri jambo ry'Imana kandi mukaba muryumvishe rwose. Iri jambo rero tutararisoza, nakubwiraga ngo mu gihe cyawe cyo gusenga jya usenga usaba umugisha, kandi jya ubwira Imana ukuboko kwayo guhorane nawe. Nuhorana n'ukuboko kw'Imana uzagerwa neza. Reka dusenga Imana rero kugira ngo iri jambo ry'Imana rirusheho kumvikana, kandi umwuka wera riherekeze kugira ngo rigere ku bantu baryo, kandi rigere ku bantu rigomba kugeraho, rihindura imitima ya benshi. Kandi inshuti yanjye rigufashe. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye neza yawe n'urukundo, tugushimiye kuri inshuti yacu mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya tumaze kumva ijambo ryawe, turasabye kugira ngo umuntu wese, Imana ishimwe, turasabye kugira ngo umuntu wese umwagurire imbago kandi umwigishe gusenga nk'uko Yabesi yagusenze. Umusore umwagurire imbago, umukobwa umwagurire imbago, abagabo n'abagore bagurire imbago. Uburyo bwose wagura imbago ku bantu bawe, kandi ubaha umugisha, ubaha ibibanezeza, kuboko kwawe kugumane nabo. Turagushimiye kuko Imana yumva gusenga. Ibi tubisabye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turabashimiye mwebwe mwese abari badukurikiye. Amahoro y'Imana Data nagumane namwe mu izina rya Yesu, amen.